Twongeye kubaramusa nshuti bavandimwe abakunzi ba CNTR Kongosha aho muherereye mwese tubahaye ikaze dukomeje gushimira n'abakoze subscribe na share na comment ndetse na like turabashimiye ngo Imana yo mu ijuru ibaho umugisha ko murabona uko tumeze ntako tumeze turi kumwe n'umushitsi w'umutumigwa wagenze ikirere kirekire araza kutubwiraho kampuro ya gato ya ko rugenzi rwiwe Ishishwa turakwiyegereje hano muri studio za CNTR hano turi muri garden yacu ikirere cyose ni cyacu twarakiguze ntugire ikibazo ahasigaye banza aho tuzokoza ikirenge na hacu banza wibwira abadukurikira nubwo atari ubwa mbere kukubona kuri CNTR ariko hari abandi basha baje nyuma yawe abakristo basha baje nyuma yawe ugomba kubibwira nabo bakakumenya ngahe bangu wibwira abantu kugira ngo dukomeze injiri yarabaye injiri amazina yanje ni yayandi yakabibwire neza bibwira mu kinyamuco wacu neza mu kinyamurenge ino ni Kongosha y'abakongomani bari nyuritse amazina yanje nitwa Christophe Murami kabandi umuheto kandi umwiswa abanyabyinshi papa akamwita Muzigapfizi Mfizo wa Sebazima Daniel Sebazima Muzabika wa Kirisi tukaba twari dutuye aho n'abanyabzura ababeve bose aho barinda baramutse cyane tukaba mu Minembwe niho twahuze tukirimpija cyane none tumanitse amahuzo hano kwa Kamusoro urakoze cyane izina waruvuze ngo izina rya Christophe Murame iryo zina ntiturimenyereye cyane hari irindi zina tukuziho naryo wagira umugati gishishwa ni gishishwa okay reka ndibasobanurira abantu nyine babyumva ukuntu bitandukanye kubera ko iryo zina papa kazambwira ati wagiye mu kazi avuga ati nagiye kabona nimvuga mu biyo ntibimenye neza kabona namubwira ati mba nagega gushishura ibishishwa ngaha dutunzwe n'ibishishwa nuko byagiye none se ibishishwa uzutonora ibishimbo oya tubize uko iyi kugira ngo kimadi kuzugitonora igiti gishishwa kibaye kiye nyine no ari yakantu ka na kabre hajya baza bashishura kukiyo ikiyo cidirisha ndavuga screen protect none si uvuga kare kose ngo ngabo nako ani shaka mbaze ngo cyane mwaki sawa urakoze cyane gishishwa kwisanga hano tukuzi iryo zina rya gishishwa cyane ariko tubwiye aho ryavuye n'inkomoko yayo none se hano waruhazi guti wahageze gute oya wow uko wahabonye nuko wahageze nuko byifashe ko ndabona usa n'umuntu uri Kigali yaspera itojabre none ukuntu ibintu bimeze ejo naraje barambeshe buriya ubwoko butabaritswe bugira ikinyoma ngire gucya baranyobya karakari janje kakancu kugushije kabisa akantwaye nabi akamodoka samukarinjaje kanyobeje none ngira ibyago bamabanyicaza hano na moteri ntwikira kirato moteri karashize imodoka nasho misigariye kuri moteri gusa ari tuvuga tezo uturinde umaze kugera hano wahabonye nabonye niko muri Edeni kuva nagera muri Kenya n'ubwa mbere umuyaga mwiza utari mwimbeho wankoze mu haki wagukoze mu mutwe tunahakunze ahantu mu biti iyo kanavuze uzubonaho okugama ahantu hatarakavuyo hatuje hanze ya hano muri garden wahabonye gute hanze hatuje siko nta mbobo nabonye ikuvuyo navuye kugeza hano none se mayibobo nizo cyane warukeneye ko oya kandi zo ziragwa hariya tuba tuzi aho ntakindi kintu washimye kutabonye ba mayibobo je nashimye gusukuntu hatuje na amazi dati amazi neza uri kubura namwe wo kundo ameze neza amazi ameze neza cyane wowe umeze neza urakeye urasa n'umuhungu washikije tumubwenge niko urakoze cyane murakoze abadukurikirana kuri CNTR uyu ni gishishwa mukunze kumva mukunze kubona cyane ku macana atandukanye ndetse wagiye ufasha n'abandi guteza imbere amacano yabo komeze mudu yandike comment wo mutafashije
hari uwo kwandika nyamara uwo musubiza gute yandike Gishishwa rero yadutembereye muri garden za CNTR. Gishishwa twagira ngo tukubaze twinjire mu kiganiro. Ndabizi ko ibintu bijanye na politike si cyane ngo zukunda gusetsa impunzi. None hari ikintu giharaye hano Nairobi, hari ikintu dusigaye tubona ngo abagabo ngo bamwe igikoma twabonye ba evangeliste guyereka babavyiyama. Ico gikoma nawe urakizi? Kira gikoma cy'imyumbati mani. Ndaki. Kimeze gute warakinyoye yose? Oya sindakimwe. Oya tago ndakimwe. Kira gikoma kuba gikoze imyumbati mukabemba no mu mateke. None abantu bari mu kukimwera hehe? Bari mu kukimwera iri iwanyu Nairobi ngo niho nizo bigezwe. Umugabo kumoko abavuga ati ubwo Stefani yari buhari ari kire. Mpamvu yo kuja. Turabwira igikoma yenga abagabo twicare duhoze igikoma. Ikosa si ugukunda igikoma. Ikosa naho wakimwere. Umugabo nimba gukunda igikoma imfura zagiraga iba. Fura nimba ukunda igikoma urabwira umugore igurifu cyangwa gure ka Brenda. Amwereka ukuntu kiza gikogwa. Komeza bahimbaze Yesu. Kubona umugabo ahamagawe ndo turamwera igikoma yuko umuntu uri gushaka amashereka. Sabira nabi. None we turakimwa cyo gukoma. Aho hari indi nkuru rero nashaka ko tukubaza kandi utuganiriraho. Ni inkuru nigeze kwikubazaho ntiwayimbwiraho ariko urambwira ngo n'usura CNTR ngo uzayitubwira. Iyi nkuru y'amakosa nyine ageretse nkayo ngo hari umuntu umwe tutavuze twaravuze hano muri CNTR tuzatuvuga abantu mwizina tuzatuvuga abagabo babandi mu mazina n'abadamu babandi n'abana babandi kwa bari ukubahuka kandi hano ntibyemewe sino muco wacu wa Kinyamurenge. Ngo hari umudamu w'umupfakazi wari umugabo ibihumbi nimba ari 70 ingahe ni wowe biza ayo makuru ngaye bankuyatubwiraho ariko ntumo bavuge mwizina abo bantu nubwo bahari. Tawe tuvuze nta naho dukoze mu twiyanganire. Niba si bishi Nairobi abantu bari mu kuraruka bashaje. Agize gucya umushuti wanje akaba yaravuye hanze aravuga ati twicarane njanaga ahantu hazima. Vuga ati twicarane tubona umupasiteri arameze. Nyine nabo bari mu kubita wana abasingomaza mu Cyongereza. Abasingomaza? Abasingomaza n'abantu bameze gute abatazi Cyongereza? N'abagore badafite abagabo. Yani abakobwa bavyari iwabo se? N'abafiyemere ariko urabona fiyemere gasopere barahaba. Ariko barahaba. Umusore wese utavyaye yashatse. Zashoboka. Kuko hari n'abasore bari mu kuzarira. Hari abasore bari mu kuzarira iwabo. Dore na cameraman yase. Uri kubanga bw'ivyuma nawe yasetse ngo ari abasore bari mu kuzarira iwabo. Uko usanga nawe afite abana. So n'abagari sopere turabafite cyane. Aho ngaye tubwiriye story ko. No umugira gute bona gicaye barinshiraye. Bande hamwe n'uwo mufiyemere ntago tumuvuga umugabo ukuze kabisa ari muri za 50 yamamubwira ngo ngibi ibihumbi 30 ngo niwe bikontorora tukichicha yaho takintu akakesheje nane twari tukwegeranya ariko tibame eda kubisiga gofero y'imbere twicaye gucyaba bakesheje pastor haruri 30 ngarabimuka niwe bikontorora abakekesheje ibiro bibiri byiki zimbavu ziye akekeshe wa mufiyemere aho yituza wa mupastor uri gutanga oda wabaye gute ninde wari gutanga oda hagati ya pastor uri gutanga oda akekesheje ni bikanjirwa bari mu guturiza hari ngo na maviriti barariye none urabiza aho twari turi hari public oji sibayeje namubwira ati reka cyo kubukinga ikijyamuko kimeze wacha kizamuka umugore yamamanuka hasi afata motasi arahunga aragenda aho umugabo agize gucya umugabo arapapiye muri sare umugabo arapapiye yababaza ariko tubasaga mwese ndawa mugore yari yatumenye
twari twamuhaye umugongo gutya none se wabona umuntu umutwe agapezero ugahita umenya uwo ari we se mu bantu ibihumbi turicaye umugabo arapapiye ngo yapase wambaye ngo data ngo wankose ngo simfite na tiki nkura ahangaha ngo twaye uwo mugabo ahamagara wabo se amuhamagara nyine ngo wamuhaye pasi pasiteri yahawe pasi ngo aranyaze ngo tarantembere mwayindiye mu masegonda ngo usanze ngo kama gafata ikibanga ngo usinzi yo kagiye kandi ga ifaranga zo mu buryo bw'umwijima ntako tuwozibura abaranyaze araburana nani ati ye umumbwirira ati ntibura nzanira mu 10 mbona ukuntu mva umugabo arapapiye umuzaza arapapiye aho ngaho waba aravuga ati reka ngohereze ijana urire matatu utahe gagide wakubiswe urukongo amazi kandi iyi nkuru kurayivuga nkaho ari ugwenya kandi yarabayeho ndashaka ngo uyivuge seriye kugira ngo twigishe n'abandi tubwire n'abandi kuko ibyaha ari bibi uyu washekeje turabafunye gito banzo urangiza iyo ngiyo umugabo man nabonye umukobwa ukunangana yoba nk'umukobwa we w'umuhereza narabitekereje biramba baza umuntu umugabo agira icyo bita indangagaciro umugabo akagira amahame umugabo utagira amahame kuri aba yapfuye ndawuri umugabo nta kontrolwa umugabo akontororwa n'ubwenge kuko ubwenge nibwo bukontorora amarangamutima y'umugabo siko bimeze kuba umugabo si ukwambara ipataro kubera ko n'abagore bari mu kuzifasha abagabo umugabo nta gaciro ke kuko umuntu udafite agaciro ntaba kitwa agaciro kubera ko nta gaciro aba afite bazavuga ngo umunyu gakayutse ngo basaba ukandagira wawa ibyo sinjye wajyanditse ayo makuru tuzoyamenya nyuma tubona ava aho ngaho uko nguko amamwohereza direct wari wamuhaye pasi ari kubura ijana ni mutari iwega yari yanyazwe ubwira ati wawa wihangane wanyazwe umwana nimba nawe atarabaritswe akaba yakuriye ako umukobwa no mugurira ikimasa cy'amashimwe ko yambaye pasiteri cyane ibihumbi 30 cyane uzi ko ibihumbi 30 ari $300 babimenye ibibazo $300 bazukuriye mu minota 10 hari imfubyi abarafakazi nti wabafashije nibura se mwebwe mwari mugiye aho muri yo sare kugira uti mwebwe mwari muri yo sare kugira uti cyangwa namwe mwari mufite yandi mapasi oya data ibyo gute kandi mwarahuriranye twebwe twari twatembere umujama wanje aravuze ati twifate neza tuye hanze afite amadolari nanje nyakanjeho ziranye n'abantu benshi aravuga umwira wanje twicane nk'abagabo zavugaga ngo basanga ibibusa bitanye ibisambo kandi ngo basanga amataba ngo bateganya amatwi turicara nk'abagabo mu misare y'abantu benshi iki cyane cyatuzanye zavuga kandi twagiye gufata soga y'abagabo nyine abagabo baganira tunahita se twari kuganira ku gikoma birangira pasiteri ahombye birangira kubishinga mu mazi nguko rero uko byifashe i Nairobi abantu bakomeje guhomba mu buryo butunguranye kugira ngo umutawombe ibihumbi 30 mu minota 3 wokesheje imbavu z'ihene murariye ngo mumare kurya ugiye gushaka ikiryamo uzi kintu kiri mu gusetsa yataha iwiwe basana ngo wagiye undinda kabutungu umwe yaravuze ngo kubitaro bamubishije ibishimbo yego nukuri ngo gwa Daniel ngo barayi nguzo yindi ngo ariko ngo wagiye umfatanitse ngo keya gute naho haravuye kurya imbavu hari yaziyene bago umwana w'abandi yagira gucyapa gasa kusha mu mpande nango wagiye mu mafuta akasha mu mpande yakuzanira ibivuye mu nyungu ziza kavuga ati ngika ucunguga dute mu mara tukomeze dushime Yesu ngo ayikuriye waguze inyama se yanga kuzishiriza n'abagabo bagituca aho iyo nkuru rero nuko byagenze nuko ese ni pasiteri cyangwa ni revera cyangwa ni bishop
ibintu bitatu sinamenya kubitatuka. Bishop niyo titre iri hejuru. Revera iri hagati ya pastor na bishop. Nyibukije umushuti wanje ananiwe gutandukanya wifi na wifi. Noneho ukuntu bimeze nira titre yanyu. Ni bishop. Tawe tumuvuze bishop kubera ko iyo story nanjye nigeze kuyumva. Birambabaza wa nabibonye macho kwa macho. Wewe wari uhebereye neza gucya. Ese pastor yasohotse muri iyo sara atabamenye ko muri abanyamurenge. Haya kubisika fero yibe. Tiye kwabone. Yabaziye y'umutima yagize ikibazo. Umutima wari wagiye kwifaranga zindi. Ngaya ndabaye nk'igikoko. Nguko rero nuko byifashe abantu bakomeje guhomba muri Si wewe nyine hari abandi benshi. Arundi ngo wakubiswe mu biti. Vuba cyane ahangaha. Byagenze gute? Atuye mu gace tutavuze. Aho tuvuze. Nta kiba ntiti. Wagira gutya. Umugabo akaja gupagasa. Bwa mbere bamukubise icurize muri iki gihugu. Zibi. Kandi nawe afite ijya titire twafuze. Ariho umupera ntanga inama y'abagabo ariko tubaze tuvuge story. Umugabo aragiye ya mbere umugabo yaje mu cyaro agasigara ku escort. Umugabo arabimenya. Baravuga ati bambwiye amakuru ngo reverend agishiba munongo cyayi cya mu gitondo no kurara ngo ari gukurara. Kandi ikimgishekeje akamubwira umugore ngo madame ndaye mwivuga butumwa. Ati njiri ndaye mu munsi ntago mbone. Ati ndaye mu njiri ati dufite amasengesho ngo kandi ngo 40 jours. Ngo nyuma y'iyo minsi ngo wenda tuzobonane. Mutipasa kumenya amakuru. Yamagenda kambika mu bajama aho ngaho. Uwabagira ngo agiye mu cyaro shikama komanga ari pare. Asanga ya makuru ko baza bayamuvugaho niko ameze. Kandi mukuja gukinguza mwivi. Umuhungu ngushakoze ngo baramukubise pe. Baramukubita injiri bitaka. Kandi umugabo ukuze gukubitwa amaraso amaze gukonja biza bimera nkanabi. Birababaza nta maraso baba bakubise. Amagufwa yarubiye nikajya ese ninde hajya Ezekiel babwiye ngo hanurira ayo magufwa nimba ngo yongera ngo yumaga yongera gira ubuzima. Ayo umugabo yakubiswe nta bundi buzima yasubira. Amagufwa yo mukibaya yabavana mutuba barire ya magufwa yo mukibaya barayakubise. Usaza wala ukubitara shushi. Aramukubita nabi cyane bibangombwa ko aja kumenya. Umugabo wa mugore niwe mukubise no. Aramukubita aramubabaza. Nawe yagiyemwo umugore ga yamubwiye ati umugabo yagiye mu cyaro. None wa mugabo arakambika. Aravuga ati bakasaza uko biri kose ninkabona. Tamukubita simbura nkenko ni 30. Takubabari. Baramukubita nabi cyane. Baramukubita umusaza arashushigwa yinjira ibitaro. None niki wabwira abagabo? Ngaruka ikindi bamukubise inshuro ya kabiri zo bunyo bamwe. Kuko uvuna ushaje muri iki gihugu musabivuga. Muri ino. Undi nawe noneho ku mwana w'umukorara umwana yo. Wowe umwuzukuru. Mugabo agira gutya akaza mujana muri zo hoteli zifashe. Sinyifuga mutayime. Taho ngozi. Agira gutya ise w'umwana arabimenya. Amavuga ati atanga karuswa aho kuri hoteli kwa security. Ati ari kumwe n'umwana waje umugabo uri kubona bangana. Mureke ninjire arinjiye amusanga. Yaho kubisa mayombo bwa 18. Umusaza bamuvunya urutugu bararurahinduke. Niko byagenze. N'ubu sinzi uko arakirashe. Sinzi uko sinabanye gukubitwa muri nombe. Ibibazo cyane. None niki wabwira abantu babatuye Nairobi icyo kintu ko kiharawe cyane kandi atari cyiza. Ariko gantu ugomba gutanga inama z'abagabo nawe turashaka. Oya kubera ko ndi umugabo. Oya reka mvuze umugabo kubera ko siniyandikishije mu bagore. Ndi umugabo. Uri gipfaga. Oya umugabo utazaba umugabo nuko ashatse. Okay, ariko kugira ngo uheze umugabo wanye n'umugore w'inama nawe nta mugore ufite mu banye biragoye. Waheza inama basore ukareka abagabo barakureza.
yakaje bari yabona ukoni baraho okunyagwa okunyagwa ibihumbi 30 ukodi bandusha imyaka gusa ibindi byo tazi none inama mvuga muri rusange uri agaciro ni okay reka tuvuge ubukristo budafite ubufura butukisha Imana n'ubukristo bufite ubufura bwubahisha Imana ubukristo subiramo ubukristo uze kugakata ugahabafa ubukristo budafite ubufura butukisha Imana ubufura bufite ubukristo bwubahisha Imana noneho iri complete iyo ufite byose uzo ni nka kurya iyo ufite ubukristo n'ubufura ese ni gute no sita gute ntagentu kijoshe muri yise kurusha ibintu mvuze ubukristo bufite ubufura ndakuraye ntagentu kijoshe nk'icyo kintu nicyo cyambere gishobora kuba kiryoshe muri yise ko kwitwifura noneho buri urabona umugabo mu muhano udafite ijambo muri uwo muhano ameze nk'umushi watembereye mu muhano ariko ataba kuri liste y'abashibo muhano kubera ko ntuwo mutozi kitoro kandi ntawo muhija taho humushi ijambo oya uwo mugabo umugize umushi wavuze ngo umugabo udafite sinzi ijambo ngo abameze nk'umushi mu muhano ko nimurashetse umushi reka mbisubiremo nari nkubwiye ngo umugabo udafite ijambo mu bagabo b'umuhano abameze nk'umushi watembereye mu muhano ariko atakuri liste y'abashibo muhano kubera ko ntagaze bavuga amakuru y'uwo muhana kandi atawubamo noneho wa mugabo nawe utari kuri liste y'umuhana nta jambo bafite buriya hari abagabo baherekeje abandi bagabo mu muhana ariko bataba kuri liste y'abagabo b'umuhana wanyumvisha se nabyumva umugabo utitabira ibikorwa by'abandi bagabo si nibyo gusa umugabo utashobora guhabwa ijambo mu muhana mu bandi bagabo b'umuhana suruguru bakazavuga babwira ati kagica ni kagito tubwo agakabyifaranga ariko ndikazakishu uko kari kabuze ubutima none good uzi icyizere ni ikintu kimwe ni ikintu cy'agaciro umuntu aba afite kiruta ibintu by'agaciro umuntu agomba kuba afite kuko mvuze ngo agaciro kararuta ubutunzi ufite bwo burashakwa ariko agaciro kawe iyo gataka inti gatogo kameze nk'amagi n'icyizere ubu nyine no gukosera wumva barere ko ntugukongera kunyizera ibyo biriho bijya ngo turi abakristo twarababari iyo hataye agaciro mu muntu ubusa n'umuntu wapfuye uwo munsi uwo muntu atazongera kubona mu bindi bihe siko azakumenya ko mwamenyanye mwigeze kubana ariko azohora kwibuka ariko tazongera kukubona mu maso niko bimera icyo mbabwira ruguru twari dufite abagabo ibintu biranga umugabo ni ukubera ko ibiri mu kubaho hari abagabo batakigira principe z'abagabo taga agaciro z'abagabo valere z'abagabo batakizigira gute bivugeho gake ntiwasuhuye cyane tuvuge wenda igihe cy'abasokuru cyangwa se basokuruza kazavuga ati wawa kongoje mukore subscribe nubwo twarondogoye twihangane mukore subscribe akavuga ati yewe kongoje niwe mwira wanje nasize uwo zondebera abana icyo si icyizere yakugiriye cyane akavuga ati kandi akabazo kuri umugabo utazorya wowe abana bawe bataziyogoshesha ngo reka biwe abana bawe batazomwa amata ngo abiwe bareke icyo ni icyizere ni ubufura kuze ni ibintu bitatu umuntu agomba kugira edayeri disipurine akagira ubufura akagira ubunyangamugayo hajaho n'ubukirisitu noneho amata akabyara amavuta tabyara amazi amazi ni ubugingo 99% mu bitunze umuntu n'amazi ahubwo ni ibiro bari kubona ko twabaye inzobe ahubwo dayarara arara amazi neza noneho wawa
abagabo twaye umunsi bambutse umupaka benshi nibwo bataye gufura n'ubunyangamugayo nk'umugabo ngo ajyanye muri rogi n'umwana w'umwuzukuru ibyo ni ibintu bibabaje bidakwiriye mu bagabo b'abanyamurenge izo zakoraga ubwoko butabaritswe abantu twakuriye mu nzu y'Imana ariko nimbesha twayikuriyemo uzi kuvukira mu nzu y'umwami ariko utaba mu bwami bw'umwami bantegereye saho ngaho kuvukira mu nzu y'umwami utaba mu bwami bw'umwami ni nko kuvuga ngo uyu munsi ubana naso ariko usa gufite mu bana be ariko agufite kuko ari urwana wiwe gusa kuri liste y'abana ariko ntagufite mu bitekerezo ariko isi yose izukuru mu migambi yiwe muri plan ziwe nturi tubago yarakurefasha kirashifu barakuanira nico kibazo twagize noneho wawe nico kibazo twagize hano mu ivire tugira abagabo bagize hari icyo twita ngo ubunyamo twagize uzi buriya umunyabwenge iyo yigize injiji mu muhanda akituriza agacece kagasa nkaho ibintu atari kubibona akiza ibintu byinshi ariko igifu cigize ikinyabwenge mu muhanda cyangwa izi ibintu kiza kirenguka uzi ubunyine ikintu twagize ese kuko into kwigana ngo umunyamahanga amenye ko ndi umunyamurenge ariko ni kuko ngomba gufata imico y'umunyamahanga akamenya ko bafite umuco mwiza ku rugero kuko inje ntamenye uwacu kugira ngo bamenye ko ndi umukongomani original no kubera naho mwageze ikibazo saho twageze ikibazo nuko tutaba proud yabo turi yaho mwavuye iyo umuntu agira ibintu bitatu iyo ufite intego y'uyu munsi umenya n'umuntu uri gusenga aza yereka Imana ibyo yakoze akayereka ibiriho akayereka n'ibizaza kuko iyo utazi ibyo yakoze ntiwomenya n'ibyo yishaka n'ibiri imbere ibyo izokora ntiwomenya n'ibyo kubera ko utacyizera ufite cy'ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe abagabo dufite ubu nyine si bose ariko tubashyire mu oya bazavuga haracyari ifuro turabara mu kwishyuka ngo wisuze imfura ngo yamusize ifuro kandi uri kumva imfura twaziramukije muri abagabo batiyandishije iby'ubwami batishimiye 30,000 muticapuje mu buhuza batarimba vuze ihene adavuga kuri atagiye kuzokesha ntiyashimisha undi bayabaye gito uri kumva hari inshuti tugira y'ijabo ariko atari inshuti yawe uriya uba wamuzanye uriya mwanya ni kubw'inyungu ni inshuti y'ibyo ufite nawe ukaba inshuti y'ibyo afite ariko ntabwo aba ari inshuti yawe uranyumva utari mu nshuti magara utari mu nkoramutima ari muri unyine turi mu isi y'inyungu turi muri l'amour réalisé siko mu Gifaransa bavuga l'amour réalisé ce n'est pas l'amour ce n'est pas l'amour c'est l'amour de l'intérêt Gifaransa twiyaganire twakoze aya materaniro kandi turya amaturo ntimurakane turabaramukije abantu bari muri gihugu cy'abarutuku cyane Gaston ndamukunda ubwira waje ndamuramukije ubwira ngo imfura tugana ku musozo rero gishishwe gira icyo ubwira abantu biki gihe cyangwa se abataye ubufura abagabo batakigira ubunyangamugayo biki gihe cyane cyane umugani w'abanyakenya nibo bazavuga ngo hasa abagabo bahunze cyangwa se twebwe turi no mu mahanga ni nkaho cyane umuco watakariye kuko abakiri mu gihugu bawutayeho gatoya wenda ariko baracazirikana baracafite indangagaciro icyo wobwira baza kokesha ihene hano niki ngo urugero umugabo ugendekira atatasogese n'ugenda zose n'ugenda n'isogese zose bipfira mu mitekerereze siko kuko sizihenze ariko mu buryo bwo kugira ngo aho uza kwambura ikirato uze kumererwa neza mu busanzwe utabangamira itorero urazigura siko cyakiziba kino
bagishimye ariko kiratuma sibyo buriya Imana igendana Imana ni nyabwenge niyo mpamvu yaduhaye ubwenge Imana ntigendana n'ibigo kandi igifu ntigisaba umwuka kuko umwuka tuzukurikira umugabo w'igifu tawe dukoseho tiburaka abantu ikibazo cyuko twahunze ibi ni ibyago guhera ku banyezirayeli kujimanura n'ubu si twe twenyine n'abandi baracyabaho ikibazo nuko ahubwo tutaza tumenya ko twahunze nuko tutazi aho turi mutumenye n'icatugejeje kuko mu butayu urebye muri ubu nyine urebye kuva muri Egypte no muri Israel tamasaha atatari ku modoka ariko Imana yarabaye ngo nimisa n'abanyamahanga nuzoshirira mu butayu abagabo gusa batiyandavuje Karebu nayo ushobora babwira ati bana nimwe muzokirunguruka abajya goshirira mukanakigeramo kubera iki nyuma y'imyaka 40 ugomba gusa guhagarara mu murongo erega kuba umukristo no kubimfura ni ibintu bijana ibyo ni umwambaro buri mugabo agomba kuba yiyambitse agihumeka kuko ni Imana nayo umuntu wiyubashe ari nabandi baramwubaha kuko sinokubaha utiyubashe sibyo kandi sinoguha agaciro utihaye kuko kandi sinokwituha agaciro kandi nta gaciro ufite sibyo tugomba guhagarara ku cyo umuga erega ibyo tuvuga hari icyo bita imikurire y'imitekerereze akaba n'imikurire y'imyaka akaba ari mfite 50 ariko ngatekereza nk'abana ba 15 bari muri adolescence nibura abo baracyabakura bazogera kuri yindi etape sibyo hari ibintu bibiri mu muntu hari imitekerereze hakarya no muntu rero iyo umuntu yatekereje nabi akora ibikorwa bibi kubera ko bayagabura imitekerereze nabi murakoze cyane inshuti bavandimwe abadukurikiranaga ni kuri CNTR murumvishije inama gishishwa atanze ku bantu bamaze guta ubufura batakigira ubufura batakirira inyangamugayo tuzirikane umuco wacu kandi tuzirikane n'ubufura bw'abanyamurenge murakoze cyane ni subscribe na share na comment oya ko kandi ukagaruke niki muri mu kumubona ngo niki ngo ni mwene naka ngo nikora subscribe ikibazo wimurebera hahise reba vision ye reba umushinga kuko yateye imbere nawe wonzo hakazi nabazo none kuko icyambere no gufasha no kugera kongosha murakoze cyane mugira ibihe